Mbahaye ikaze kuri Airamida Production. Aka ni agasobanuye story. Muri kumwe na Irapro. Dutangiye episode ya kabiri ya seri yacu yitwa Umugeni w'ikinyejana. Duheruka Durimu asanga nyirakuru yituye hasi kubera uburwayi. Dukomereje mu bitaro. Durimu yagiye kuvuza nyirakuru. Igihe kiragera nyirakuru agakanguka. Akabwira Durimu ko yababajwe no kumva bamwibye. Durimu amafaranga ye baba bamutwaye aba yarizigamye, nyirakuru biramubaza cyane. Durimu ubuzima buramucanga akajya kubetinga. Udufaranga yari asigaranye natwo batujyana muri beti, naho birangira bitamuhiriye akaribwa. Dukomereje mu mujyi aho famiye ya Kangaju baba bafite umunsi mukuru, ndetse na famiye ya Yiji Yungu fiance wa Kangaju iba yaratumiwe. Mama wa Yiji Yungu na musaza we Yiyun bitabira ibyo birori, ariko Yiji Yungu we ntabyitabira. Yohereza mama we urwandiko amubwira ko atari buze, ndetse anamuha umukufe wa diyama ngo awusubize Kangaju uba warawumuhaye nk'impano. Aha Yiji Yungu aba abona Kangaju atamwitayeho, amufata nk'igipupe, bigatuma yivumbura akigendera. Mama wa Kangaju aganira na mama wa Yiji Yungu akamubwira ko bakwihutisha ibijyanye n'ubukwe, bityo ko amutumiye we n'umukobwa we ngo bazaze babe bahitiramo hamwe itariki y'ubukwe, kandi ko umukobwa niyongera kubura batazabyihanganira. Mama wa Yiji Yungu ataha yataye umutwe, agashiraho abantu bo gushaka umukobwa we. Baramuhiga bakamubura. Yatekereza ukuntu ubwo bukwe butabaye kampani yabo y'ubwubatsi itaba ikibashije gukomeza kubaho, bikamubabaza cyane. Mbese ubuzima kuri bo bwaba buhagaze. Arahangayika bikabije. Yiyone abwira nyina ko uwo munsi wo guhura na famiye ya Kangaju ngo bahitemo umunsi w'ubukwe, babonye uko bahikura byabongerera iminsi yo gushaka Yiji Yungu. Bityo aha igitekerezo nyina ko yajya kuzana wa mukobwa wo mu cyaro yabonye usa nka Yiji Yungu. Uwo mukobwa wamuzanye yamuhagararira mu gihe batarabona Yiji Yungu. Barabyemeranya. Yiyun ahita asubira mu cyaro kureba Durimu. Durimu aba yicaye hasi. Baba bamuriye muri betingi byamucanze. Abona business card ya Yiyun yigeze kumuha igihe amutabara itafari rigiye kumukubita mu mutwe. Ahita amuhamagara ngo arebe ko yamukuraho udufaranga. Amuhamagara nawe yari amugeze iruhande ari kumureba. Yiyuni aritaba. Durimu atangira kumubwira ukuntu ari kwa muganga bamuhaye ibitaro, ndetse ko abona azahava bitinze, bityo ko yamuha ku mafaranga akivuza. Yiyuni ahita amusubiza ngo araje amurebe. Durimu akikanga, akiri guhakana ngo ntaze, ahita amubona imbere ye, ikimwaro kikamwica. Bahita bareba aho bicara bakaganira. Yiyuni abwira Durimu ko amukeneye, ko ashaka ko aza mu mujyi akigira sheri wa Kangaju by'iminsi mike bakabimuhembera. Durimu arabyemera akaza mu mujyi. Batangira kumwitaho, bakamujyana muri salo, imisatsi, inzara na makeup bakabikora neza nk'ibya Yiji Yungu yaje gusimbura. Umunsi uragera izo famiye zombi zigahura. Durimu ari kugenda abona wa mugore wamwibiye amafaranga yari yarizigamye mu kimina.
akamwirukankaho bagafatana bagatangira kugundagurana. Aramubwira ati amusubize amafaranga ye yamwibye. Bakiri muri ibyo, famiye zo ziba zamaze guhura bategereje uwo mukobwa. Babona ari gutinda, Kangaju akizira kumushaka. Yumva abantu bari kuvugira inyuma y'intebe, yaza kureba. Durimu nawe akaba yamaze kumubona, ahita abwira uwo mugore akagenda kugira ngo atababonana. Kangaju ahita ajyana na Durimu. Bagera mu nzira, Durimu agatsikira, yajya kwitura hasi, Kangaju agahita amufata. Iminwa yabo bombi ihita ihura by'impanuka, bakaba barasomanye. Durimu ashinja Kangaju ko abikoze ku bushake, ko yari yabigambiriye. Kangaju akabihakana. Durimu amubaza impamvu umuntu w'umusore nka we nta mbaraga afite ku buryo atareba umufate neza nibahuza iminwa. Kangaju nawe atangira gushinja umukobwa ko ashobora kuba ahubwo ari we umusumye ku bushake. Baraburana rukabura gica, bageraho bagasanga abandi. Bari kurya, telefone ya Durimu irasona, bakumva injyana ya pop, niyo soneri aba yitabiraho. Bikabatungura kuko Lee Ji-young aba akunda indirimbo ziri karasike ndetse aba ari n'umuhanga mu gucuranga piano. Murumuna wa Kangaju witwa Kang In biramushimisha kuko iyo soneri ya telefone ya Durimu aba ari indirimbo y'itsinda Kang In abarizwamo yitwa Monsters. Iyo ndirimbo iba iri kuri alubumu ya Monster yabo ya mbere. Umukobwa ahita avuga ko afana Monsters ndetse indirimbo zabo zose azikunda. Abantu bose bari aho baratungurwa kuko Lee Ji-young bazi ntabwo abakunda iyo miziki. Durimu arya ibiryo akumva aryoshye, akisanzura cyane. Papa wa Kangaju biramushimisha kubona uwo mukobwa yisanzuye kuko ubusanzwe abakobwa iyo bigeze ku meza kenshi baba bifashe cyane. Durimu avuga ko akunda amafi kandi Lee Ji-young yaje gusimbura cyangwa se yaje ahagarariye we ntago abarya amafi. Ibyo rero biba ngombwa yuko mama wa Lee Ji-young ashaka uko abigarura bikiri mu maguru mashya, batarabavumbura ngo bamenye ko uwo mukobwa atari we umukobwa we bari kumwe. Barataha. Kubw'amahirwe umukobwa ntihamuvumbura, bitewe n'uko mama Ji-young aba yarirukanye abakozi bo mu rugo. Durimu yumva bibaza niba imirimo yo mu rugo bari buyibashe, bajya kubyuka bagasanga yamaze gutegura ibyo kurya kare cyane. Barabirya bakumva ararusha guteka abakozi bari bafite. Ahabwira ko we akunda gukora ndetse ko imirimo yose yo mu rugo azajya ayibakorera nta kibazo. Ji-young atangira kwigisha Durimu ibyo mushiki we akunda ndetse akamwereka n'inshuti ze kugira ngo nibahura azazimenye. Bakiri aho, mama wa Kangaju ahita ahamagara Durimu wigize Lee Ji-young akamutumira iwe mu rugo. Durimu ajya mu rugo kwa Kangaju. Ahangaha akaba ari naho episode yacu ya kabiri ihita irangirira. Ntuzacikwe episode ya gatatu. Wibuke gukora subscribe. Ciao ciao.